nk'uko twatangiye uru rugendo rwo gukomezanya tugahugurana tugashyigikirana muri iyi nzira, Mwuka Wera rero uyu munsi ubu ni ubutumwa bwiza bw'Imana yanyoboyeho ngiye kubagezaho ngo bugire icyo buhindura, ngo bugire icyo bugufasha mu rugendo rwawe. Kantangire mbibariza ikibazo: ese umuntu mwiza kuri wowe aba ameze ate? Mu itangiriro tubona ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, irangije imuha umugisha. Hanyuma wa muntu Imana yaremye mu ishusho yayo acumura kuri Yahwa. Ariko Imana kubera ari urukundo ntiyamukuyeho urukundo rwayo n'imbabazi, niko gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ababarirwe ibyaha. Rero bakundwa, muri iyi si turacumura, ariko umunsi wamenye ko uri umunyabyaha ukabivamo, ukakira umwami wacu n'umukiza, ukagendera mu nzira z'Imana. Iyo mvuze inzira z'Imana, wumve kugenda nk'uko Imana ishaka, ugendera amategeko y'Imana, utinya Imana, kuko utinya Imana yirinda ikibi n'igisa nacyo, kandi usoma n'ijambo ry'Imana ugakora ndetse n'iby'ijambo rigutegeka. Umunsi wamenye ibyo uba wabaye mwiza imbere y'Imana, kuko ukora iby'Imana yakuremeye gukora. Ntabwo ubwiza imbere y'Imana ari ukugira isura nziza, uteye neza, ufite uburanga mu bigaragara. Ubwiza imbere y'Imana ni mu mutima. Tugende mu gitabo cya Samweli, ubwo yari agiye gutoranya uzaba umwami mu bahungu ba Yesayi, ngo Samweli yishimira Eliyabu, ariko Yahwa aramubwira ati: nturebe mu maso he cyangwa uburebure bwe, namugaye. Imana ntireba nk'abantu. Abantu birebera ibigaragara, ariko Imana ireba hehe? Mu mutima. Ntabwo ibigaragara by'umuntu binezeza Imana, oya. Imana ireba ubwiza bw'umutima wawe, kandi ntirobanura ku butoni, ahubwo uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera, aba ari mwiza imbere yayo. Pawulo niwe wabivuze neza mu Bagalatiya igice cya 3, ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yahusha Hamashiach, kuko mwese ababatirijwe muri Yahusha muba mwambaye Yahusha. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Yahusha Hamashiach. Kuba mwiza mu maso y'Imana nuko uyubaha ukayumvira, aho uba wabaye umwana w'Imana. Ubwiza bwawe rero ni uburimbisha umutima no kwera imbere y'Imana, nk'uko tubisanga muri Petero wa mbere umurongo wa 3. Umurimbo wanyu we kuba w'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo uba w'imbere uhishwe mu mitima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ubanze wambike umutima uwurimbishe, kuko niwo murimbo utangirika w'umwuka w'ubugwaneza n'amahoro, kuko uwo niwo murimbo Yahwa yishimira kandi w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Wizera Imana, ukora iby'Imana ishaka, aho niho uzaba uri mwiza imbere y'Imana. Mu gihe uvuga ngo uri mwiza mu bigaragara, ariko udakora ibyo gukiranuka, utagendera mu mategeko y'Imana, udasoma n'ijambo ryayo, aho uribeshya. Ntabwo Imana ikwishimira. Yego imbere y'abantu uri mwiza, ariko imbere y'Imana ntabwo ikwishimira, kuko Imana ireba mu mitima. Rero bakundwa, duharanire kugira ubwiza Imana yishimira, aribwo kurimbisha imitima yacu, dukora iby'Imana yishimira, turangwa n'ingeso nziza n'ubugwaneza n'amahoro ndetse n'urukundo, kandi tugenda no mu mategeko y'Imana, dusoma n'ijambo ry'Imana, aho tuba tubaye abeza imbere y'Imana, kandi Imana ikatwishimira. Haleluya! Muhabwe umugisha, muhimbaze Yahwa.